Iyo Broski uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ndongeye ndagarutse by'umwihariko nongeye kwitereka nkazana inkuru ya Shaddy Boo. Shaddy Boo rero nyuma yo gufatwa ku ngufu akaza kubimenyesha n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB uciye umukaraza, baje kubyuka bahita bamuta muri yombi. Ubu ngubu afungiwe aho bita Kimironko kuri sitasiyo ya RIB. Binacanze kubera yuko kubona umusore uri mu myaka mitoya nk'iyi ngiyi ashuka umuntu nka Shaddy Boo yaje kubyuka asanga ngo yuji umukaraza amuryamye iruhande, abona ibintu ni hatari, aravuga ati rero reka nitabaze inzego z'igihugu z'ubugenzacyaha RIB. Umukaraza amaze gutabwa muri yombi. Ibi ngibi rero turaza kubimenya RIB isohoye statement. Ni inkuru ya Yamano rero mu kuburana arimo arasaba kuba yafungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze. Mu bantu yavuze ati jyewe bano bantu bampagararira, bano bantu jyewe byibura bamfitiye icyizere, harimo uwo bita Nopujano Nyiri Country Record na Nyiri Country FM. So kuguhagararira ufunze nabyo biriya ni ikindi gikorwa cyiza cyane. Niba Yamano araza kuba ahabwa ayo mahirwe yo kuburana ari hanze. Iyo Broski uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ndongeye ndagarutse by'umwihariko ndagira ngo tuganire ku makuru ari kuri iyi mihanda, dore ntabwo twari duherukanye. So muri iyi minsi rero amakuru ahari kuri iyi mihanda, mu gihe tukiri kubatunganyiriza kugira ngo tujye tubagezaho live kandi ari mu buryo buri horizontal muri televiziyo, mu mascreen yanyu mujye muyareba neza. So nibyo turi gukoraho kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho gatanu ku kandi aze ari live. Ni muri ubwo buryo rero P1 Promoter nongeye kwitereka nkazana inkuru ya Shaddy Boo rero nyuma yo gufatwa ku ngufu akaza kubimenyesha n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ibi ngibi RIB yahise ibigenderaho kubera yuko statement yari yatanzwe na Shaddy Boo. By'umwihariko rero ibi ngibi byaje kwita biba kimomo muri Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange, ariko uyu yuji umukaraza baje kubyuka bahita bamuta muri yombi. Ubu ngubu afungiwe aho bita Kimironko kuri sitasiyo ya RIB. By'umwihariko rero uyu mudamu cyangwa se uyu mufasha Shaddy Boo niwe wamufungishije. So rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane kandi binacanze kubera yuko kubona umusore uri mu myaka mitoya nk'iyi ngiyi ashuka umuntu nka Shaddy Boo, even ngo bari banasangiye, umujene yari yaguze inzoga, agura buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza. Ariko uyu Shaddy Boo yaje kubyuka asanga ngo yuji umukaraza amuryamye iruhande, abona ibintu ni hatari, aravuga ati rero reka nitabaze inzego z'igihugu z'ubugenzacyaha RIB. Noneho ahita ananyarukira kuri Isango One Stop Center bajye kumupima ibintu nk'ibyo ngibyo, nyine nibo babishinzwe. Rero Shaddy Boo araza kuvuga ati, cyangwa se yavuze ati njyewe ntabwo ibi bintu byari kumbaho ngo mbyirengagize cyangwa biceceke, kuko ntabwo ibi bintu biraza gukunda, ahubwo ibi bintu njyewe ndabivuze niko kuri. RIB irabikurikirana, ibintu inzego nyine zirabikurikirana. So reka tuze kumva rero ikiraza gukurikiraho nyuma y'uko yuji umukaraza amaze gutabwa muri yombi. Ibi ngibi rero turaza kubimenya RIB isohoye statement itubwira nyine ibyo uyu yuji umukaraza yavuze, niba azagezwa mu nkiko, niba baziyunga, kuko nabyo birashoboka. Shaddy Boo kuba yatanga imbabazi, ibyo ni ibintu nabyo bishoboka. So reka dutegereze rero, So ikindi kintu ni inkuru ya Yamano rero mu kuburana arimo arasaba kuba yafungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze. So rero mu bantu b'abatangabuhamya, mu bantu yavuze ati jyewe bano bantu bampagararira, bano bantu jyewe byibura bamfitiye icyizere, harimo uwo bita Nopujano. Uyu ni Nyiri Country Record na Nyiri Country FM. So rero uyu mugabo yemeye kumwihagararira cyangwa se kumwitangira, niko nabivuga. Kuba umuntu yakwemera kuguhagararira ufunze nabyo buriya ni ikindi gikorwa cyiza cyane. So ibindi rero turaza gutegereza niba Yampano araza kurekurwa, niba Yampano araza kuba agira gute, niba Yampano araza kuba ahabwa ayo mahirwe yo kuburana ari hanze. So rero ni ibintu tugitegereje cyane kandi bishoboka. Ayo niyo makuru rero ari hanze. Mu yandi makuru ngira ngo igikombe cy'isi muri kukireba,
abafana ba Cristiano Ronaldo n'abafana ba Messi, ndakeka ko mwishimye, ibintu biraryoshye cyane. So mujye muza turebana agapira, ntabwo kuba imiziki tuba muri showbiz byatubuza kureba, ntabwo byatubuza kureba football muri rusange. ikindi kintu navuga ni uko mu Rwanda usanga umunyamakuru ari umunyamakuru wa siporo, ariko n'ubundi ugasanga bivanga no kuba umunyamakuru wa showbiz, imyidagaduro, ugasanga bivanga no kuba umunyamakuru w'ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Icyo kikaba ari ikintu rero ubona bigoye kuba wavanga ibyo bintu byose, kuba waba umu expert muri football, ukaba umu expert muri music, ukaba umu expert mu buhinzi n'ibindi. So iki kintu rero cyo kuba mu Rwanda buri munyamakuru wese akora ibyo agomba gukora, akora ibyo ashinzwe gukora, wiba wagiye gufata interview y'ibijyanye na siporo, usanga uri kuvangira abantu bibere muri showbiz, usanga uri kuvangira abantu, buri wese namenye poste ye. Akaba ari nayo mpamvu muri iyi minsi abanyamakuru bo mu Rwanda utamenya ngo ese uyu munyamakuru akora ibijyanye n'iki, uyu nguyu we akora ibijyanye n'iki. So niyo mpamvu rero rimwe na rimwe nzajya mbabwiza ukuri, niba uri umunyamakuru wa siporo jya gushaka interview za siporo gusa, niba uri umunyamakuru wa showbiz jya gushaka interview z'abahanzi n'ibyamamare ni celebrities. So rero ibi ngibi biraza kudufasha kuba buri muntu wese araza kuba umu expert mu kintu cye, ampana kuza muvanga ibintu. Kandi hari abanyamakuru nzashimira rwose, nkabibabwira yuko ibi bintu babikora neza, babikora kinyamwuga. Ni ibintu rero byiza cyane. Ikindi kintu rero navuga ku bantu baba diaspora, ku bantu baba hanze y'u Rwanda, even n'ababa mu Rwanda turabafasha. Truth Company icyo dukora, ufite content, wowe uraduha content yawe uburyo imeze, noneho twebwe tugira gute tugukorere content bitewe n'uburyo we wadusabye ko iraba imeze. Niba ari amajwi dushyiramo tuyashyiremo, niba ari amashusho tuyashyiremo, noneho wowe content turaza kuyiguha kuri Google Drive, noneho wowe uza kuyaploadingira kuri YouTube channel yawe. Video kandi imwe ntabwo tuyikora amafaranga menshi, muze tubafashe. Wowe uradushushanyiriza cyangwa se uratubwira video ushaka, iminota ushaka kuntu iraza kuba ingana, uduhe story y'ukuntu wowe uraba ubishaka, video tuyikore tuyinyarutse, ubundi tuyiguhe kuri Google Drive, video yawe y'iminota 10, y'iminota 20, documentary, buri kimwe icyo ari cyo cyose wifuza ko tugukorera. Ntago turi buguhende, tukorera abantu kandi tubakorera ku mafaranga meza. Niba ufite igitekerezo cyo gukora YouTube channel, aha nicyo gisubizo. Truth Company rero turajya tugukora content tuyiguye kuri Google Drive, noneho wowe uyaploadinge ari full quality muri 4K view. So rero ibyo ngibyo rero turaza kubibafasha. Amvugisha kuri 0796153349 cyangwa se 0722901916. Ni twebwe Truth Company turi bugufashe ibyo bintu, uko kuba wakora content zigiye zitandukanye, noneho ubundi ukaba YouTube, TikTok n'andi na za Instagram ukaba wazibyaza umusaruro. So rero amakuru ahari ni menshi kuri iyi mihanda, ariko twabibasobanuriye ko kimwe mu byo twifuza, kimwe mu byo dushaka ari ukuzajya tugira gute, ari ukuzajya dukora live. Noneho ubundi mu by'ukuri iyi live twamara kuyikora, mukaba ikiganiro kikaba cyabageraho neza gatanu ku kandi, muri 4K view, mu mashusho meza, high quality, high definition. So rero uyu munsi nagira ngo mvuge kuri ibyo ngibyo, ariko noneho ejo nta gihindutse twabana live, ubundi tukaganira amakuru agiye atandukanye, kuko kuri iyi mihanda haba hagiye hari amakuru agiye atandukanye. Akaba ari muri ubwo buryo rero natwe nka Truth TV Rwanda iteka ryose tuzajya tuza kugira ngo tubagezeho aya makuru. So ni muri urwo rwego rero mbashimiye kuba twabanye, mbashimiye kuba bakoze subscribe, ariko noneho ubu igihe kirageze ko noneho tugiye kubaha content ziri quality, content ziri ku rundi rwego, mwebwe mu bihe igihe. So reka mbashimire cyane rero aho muri hose, mwakoze cyane.